I have your condom delivery. Njye uzanye condom delivery. Keti. What are you doing here? Urakora icyanga wowe? Hey babe. You sweetheart mukono wa mukono. Yari iminsi myinshi kabisa, yari iminsi myinshi. Hey! Wait. How dare you touch my girl? Ute we wanjere ku Alex, mukobwa. don't you dare talk to Billy like that. We Alex, He's way above your ukuntu league. bavugisha Billy wo. Arakurenze wane. We need to break up. Ahubwo Alex, dukeneye gutandukana njye nawe. Uravuga ngo gutandukana? We've been going out together for Keti, uzi ko dusohokana umwaka ku wundi? You want to break up with me or None ngo urashaka ngo dutandukane kubera iyi niga? Yego ndayishaka. Ese ibyo ntabwo wabitekerezaga? Look at you and the way you're living. Reba ukuntu ba. Every time we go out, you take me to that cheap Chinese restaurant. Igihe cyose dusohokanye tujyana muri resitora z'abashinwa za fake, nta mafaranga, nta muryango. Inshuti zanjye iyo dusohokanye ziba zinseka. Kandi ubwo si bwo buzima nashakaga. Ariko ureba Billy we afite ahazaza. You can't even work as a janitor in his mansion. Nta nubwo wakora akazi k'isuku mu nzu ye. Billy is my boyfriend. Ntabwo nabana n'umuhombyi nka. Thanks, babe. Muri aka kanya Billy niwe boyfriend wanjye. Sinzi niba uri kumva. Alone now and get. Come in. I have your condom delivery. Njye uzanye condom delivery. Keti. What are you doing here? Urakora icyanga wowe? Hey babe. You sweetheart mukono wa mukono. Yari iminsi myinshi kabisa, yari iminsi myinshi. Hey! Wait. How dare you touch my girl? Ute we wanjere ku Alex, mukobwa. don't you dare talk to Billy like that. We Alex, He's way above your league. ukuntu bavugisha Billy wo. Arakurenze wane. We need to break up. Ahubwo Alex, dukeneye gutandukana njye nawe. Uravuga ngo gutandukana? We've been going out together for Keti, uzi ko dusohokana umwaka ku wundi? You want to break up with me or None ngo urashaka ngo dutandukane kubera iyi niga? Yego ndayishaka. Ese ibyo ntabwo wabitekerezaga? Look at you and the way you're living. Reba ukuntu ba. Every time we go out, you take me to that cheap Chinese restaurant. Igihe cyose dusohokanye tujyana muri resitora z'abashinwa za fake, nta mafaranga, nta muryango. Inshuti zanjye iyo dusohokanye ziba zinseka. Kandi ubwo si bwo buzima nashakaga. Ariko ureba Billy we afite ahazaza. You can't even work as a janitor in his mansion. Nta nubwo wakora akazi k'isuku mu nzu ye. Billy is my boyfriend. Ntabwo nabana n'umuhombyi nka. Thanks, babe. Muri aka kanya Billy niwe boyfriend wanjye. Sinzi niba uri kumva. Alone now and get the hell out of here. Tusige none aka kanya. Unless you want to stay here and Cyangwa se niba ushaka kuguma ahangaha uhagume nyine ureba uko dukora urukundo. Ariko reba ukuntu birenze gise wa sheri wanjye niwe uzabidukingiriza. Kandi nanone ibi bintu birarenze kabisa. Ariko ni ukubera icyo ukiri ahangaha. Alex yarasohotse ababaye. Hey loser, take your damn money. Bimeze bite wa muhombyi we? Uzi kwitwa umuhombyi udacuruza wo? Bite wa muhombyi? Fata ubufaranga bwawe naguhaye na tip wa murezi. Sha birababaza. Alex yasohotse ahangaha yarazanye delivery mu mvura. Byari byamubabaje abayumvise SMS. After a review, the SMS family has decided that their son, Alexander, has met the conditions required for entitlement to his inheritance. From today onwards, control of his property will be returned to him. Ubu mu guhera uyu munsi nubura bucunga iyo mitungo yose. So nguko mu gitondo cya kare muhungu Alexis yazindikiye kuri Metro Sky Bank, banki y'ingagari muri New York. Kigera ahangaha basekuje umuntu urugi. Tiguye bite byawe? Munyihanganire ntabwo nababonye. Uvuga iki ngo ntabwo wabonye umuntu? Uri impumyi se?
umva mama umeze neza meze neza ushobora kongera ukamvugisha mu kanya Alexis baramwitegereza ukuntu yambaye ati boss nagufasha gute se nje kubikuza amafaranga yanjye ngo kubikuza amafaranga mfite ikarita se nibura ntayo mfite umva nkubwire wowe Karen umva we Karen nkubwire ndatekereza ko ibi bintu byumva neza kugira umuntu nk'uriya bishobora kuba gutuma abakiriya babanga cyangwa se banki yanyu ikagaragara mu ishusho mbi izere ko ibi bintu bitazongera byari ikibazo cyanjye ariko murabeho mabuja arebye ku ruhande ubona yagiye uva wowe hagarariraho ngaho muraho munyihanganire ntabwo nizeraga yuko mwansanga ahangaha nabafasha gute nshaka kubikuza amafaranga ufite ikarita dutanga se nta karita mfite munyihanganire rwose njyewe ndi manager wa konti 31 kuri iyi branch rero binteye ubwoba kuba unsanze mwana wese none se mugira fingerprint scan aho bakoze urutoki kugira ngo umuntu agere kuri konti yiwe turabikora ariko ibyo ngibyo ni inkagari zirenze nizo zinjiza fingerprint zazo nta muntu wari warigeze ambaza iyo finger scan ariko kuva yimbajije twayikoresha ngwino tuyikoreshe ntaribi kabisa baraza gukoresha finger scan akaturebe ngo niyo bikiwo Rwanda ni Metro Sky Bank finger iraka shyiraho igikumwe cyawe agishyiraho barasikana igikumwe nta kirimo ariko imikino ngiye guhamagara njyewe birashoboka ko nshyizemo urutoki rutarimo reka nshyiremo urundi ariko iyo mikino urimo ngo reka nshyiremo urutoki rumwe ngo nshyiremo urundi ko ushaka gushyiramo n'amano ashyizemo urundi ikiganza babagisanze munyihanganire Mr. Ambrose munyihanganire ntabwo nari nabitekereje Mr. Ambrose ni njye branch manager muri New York none se nagufasha gute nshobora kureba amafaranga ari kuri konti yanjye se yego wafata ibyicaro tukareba aricara bareba amafaranga ari kuri konti ahangaha turebe amafaranga ari kuri konti muri aka kanya konti iriho miliyoni 86 z'amadolari tegereza reka ndebe ko hari n'indi mitungo ihuje n'iyi konti turebe arareba iyi konti rero hariho imodoka ebyiri za siporo Bugatti na Ferrari muri Dominicani hari Diamond kuri banki yaho hari imashini 3 z'irangi muri French branch hari amakarito ya Diamond 10 na Ivory muri branch ya Cape Town none se nyakuba Alright, I would like a car. Yes, okay. Muri aka kanya se ubu nshobora kuba nabona ikarita cyane rwose ikarita ubu muri aka kanya wayibona butegereje akanya gato bidatinze ikarita bahise bayikora ahangaha Here you are, sir. ikarita ngiyi banyakuba murakoze cyane That's the highest grade card we're authorized iyi ni ikarita ya danje dutanga here at the New York branch. ahangaha muri New York ku bakiriya bacu okay ndumva ari sawa noneho hanyuma rero nyakubo imyaka 20 maze nkora ahangaha I've never met a client as wealthy as you. ntabwo nari narigeze nkura n'ingagari nkawe birarenze kabisa biranshimishije
sawa urakoze uri umuntu mwiza. Tugaruka ahangaha agisohoka bamukashe. We hagarara ahangaha. Mukanya winjiye muri VIP room. Nta muntu urwaye uburenganzira, ntabwo nshobora kukureka ngo ugende harebye ko nta kintu usohotse usohokanye. Kimusaka iyi karita uyikuye hehe kandi ntugera n'isoni zo kuba umujura wowe? Nari ntabikubwiye. We Karen, ni ibiki bijya mbere aho ngaho? uyu mujene yibye ikarita yo muri VIP. Ati uyu ni Mr. Ambrose, umwe mu ngagari dufite. Musubize ikarita. Mr. Ambrose, iyi ni ikarita yawe. Unyihanganire kubw'imyitwarire y'aba bantu dukorana. Ubundi nagombaga kuba nakubereye umwescort nkagusohora ahangaha. Ntangiye kuba umwescort. Amakosa yanjye nta kundi. We Karen, musabe imbabazi nona. Mr. Ambrose, munyihanganire ntabwo natekerezaga yuko iki n'iki. Tugaruka ahangaha kuri Mira. Niba hari ikintu ukeneye ushobora kuba wampamagara ku buntu tukavugana ntaribe. Alexis ahita asohoka. Wowe taximan, ngeze imbere. Agiye ku ishuri mu gitondo. Teze agataxi agasohokamo. Jye mu ishuri baguruka. Ibyondo nta bitinya ntago yikomplika. Njiye mu ishuri akinjira class yatangiye. Batagira kumuseka tirebe kiriya gipantaro wanuzi kameze nk'umujo. Agajya akora isuku. It's not like he'd have the money for new ones. It looks like he's just on whatever he could find. He isn't usually late. Hell must have frozen. He's an idiot. Ameze nk'igicucu. Bahise bamuseka. We murekere umube concentre mukurikire. That's all for today. Class dismissed. Ubu ngubu rero class irarangiye. Ubu class irarangiye kabisa. Class kirangira. Amakepo atangira guhura. Hari kepo nshyashya. Mumbebe bimeze bite. Alexis arababona baramupapuye. Da. Alex arabibona. This is disgusting. Ibi ni umwanda. Uriya ntago. Didn't you know? She broke up with that loser. Alex. Ntago mbizi. Alex. Sinago ziko yatandukanye nta muhombye. Just stealing your girl right under your nose. Alex, uriya muniga kwibye umukobwa wabireba. Numvise yuko yasohokanye abakobwa batanu mbere muri hoteli mbere yuko ahura na ketisheri wawe. Aren't you gonna take him down? Ese ntago wamushyira hasi? Reka bagikuzimu bagende. Ntago nitaye k'uwo mwana. Babyise umwanda. Arabireba. We Alex, bumpaye akanya bumpaye nk'umuntu utegerezeho gato. Since we've broken up, kuva aho ntandukaniye nawe ntabwo nshaka kugira ikintu cyawe nawe nsigara. Fata telefone yawe. Iyi ni iPhone nshyashya. Irarenze kurusha agafone kawe wari warampaye. Ushobora gukora amezi 6 kugira ngo ubone nk'ifone. Birarenze. Ifone irarenze wamuhombye. Ntabwo wabyumva. Ahubwo umunsi numvise ko wankoreye ku mukobwa hariho hose. Uzabyicuza wowe. Iyi fone wowe wayikorera amezi 6 kugira ngo ubashe kuyimugurira. Nindamuka nsanze yuko wengeye kunyegera umukobwa, ibi bintu uzabyishuza. Ati yo shiri mwihorerekana n'umuhonzi. Reka twigire muri ranch. Ariko Keti, kuki wabigeza kurahanga? Ntabwo ushobora gutekereza gutandukana na Alex.
ibi bintu nge biba bimbabaje kabisa. I never thought you'd break up with Alex. I'm ashamed of you. Emma, why do Ariko you Emma, care? kuki witwita kuri ibi bintu wowe? Ni gute watwara Alex nka gutya? Wibuka ko igihe wari urwaye yakuguriraga ibyo kurya ku manywa na nijoro, ndetse n'igihe mwari mu misozi yuko wavunitse yagutwaye ku mugongo, ntabwo ibyo bintu byibuka. Urabizi ko adakorera amafaranga menshi, ariko yakoze amezi 6 kugira ngo akugurire fone, ariko mwituye ko mutandukana. If he was stupid enough to go along with it, that's his problem. None se nge nigeze muhatira kuyimburira njyewe? It was just a Samsung. And why would I want a Samsung when I can have an iPhone? Uyanguriye Samsung muri aka kanya ubumbye mfite iPhone. Keti, ariko ikintu witaho cyane ni amafaranga. Yes, wumva ko ubonye amafaranga uba ubonye ikintu cyose cyane rwose. Njye nkunda amafaranga. None se gukunda amafaranga ni ikosa? Come on babe, let's go. These two poor people disgust me. Reka bari abahombye babakene bihorere. Arabibona. Alex, listen. Alex, nyumvaho gatoya. I hope you're all right. Nizere yuko umeze neza. She's shown her true nature. Nizere yuko umeze neza, kweretse nyine ukakoze. Nizere yuko utamurakariye, ntarebema meze neza. Ahubwo reka twishimire yuko utandukanye n'iriya ninja. Tuze kujya gusangira nijoro. Ntabwo nabishobora. Ahubwo ndatekereza ikintu. Hanyuma yuko amasomo arangiye twabijyamo. Emma ntaribe. Ntabwo nshaka kongera kubabazwa na Billy na Keti. Ariko wumve yuko umunsi umwe nzakusohokana nkakujyana ahantu harenze. Uzanjyana muri Down Romeo. Iriya ni restaurant irenze cyane muri uyu mujyi. Nzagusengera n'umutima wanjye wose ku buryo uzangeza hari ahantu. Emma, tugende. Sawa turi kumwe. Guys, Joe's making up. Yo maniga. Noneho Joe yakoze ibintu by'ibisazi kabisa. Uriya musani murebe kuri chat kabisa, murebe ibintu uriya musani yakoze. Kapiteni wacu se ngo nawe ngo yabonye sheri. Gutera yarabigerageje kabisa, yarabigerageje. Ewana nimuze. Uyu ni Joe ngo niwe ngo wabonye sheri mushyashya. Bari kumwe. Ewana urasa neza byadanje. Yo bimeze bite. Uyu ni sheri wanjye Suzanne. Yega muri music. Ewana ararenze kabisa. Ndabizi. Susan's friends are going to be joining us. Ewana abashiri ba Suzanne rero tugiye gusangira. None se Alex we watumiye Keti? Ati Joe twaratandukanye man. Broke up? Uravuga ngo gutandukana for sure. It's finally happened, huh? Yeah, shaka ubwanyuma noneho birabaye kabisa. Okay, hurry up guys. My friends have already left for the restaurant. Mugire bwangu inshuti zanjye zirantegereje. Ziradutegereje muze tujyemo. Ahubwo Joe twavugana aho gatoya se. Oh, ntaribi. Ajya kuvugana aho gato. Imaniga twitegure. Muze tujye kureba ibyari byo. Ese abantu bawe bitwara nk'abana? Nibura wenda Ben we ntabwo ari mwiza cyane, wenda Karlo we apfa kugerageza mukona. Reba abantu mu bana tugiye gusangira n'abakobwa tubana, ariko reba ariya maniga yawe. None se ibyo ngibyo nibyo ugenderaho ngo amaniga yanjye ngo ubona se? Tugiye gusangira gusa. Ariko uzi ko bari abakobwa tubana babizeye ko abahungu mubana barenze.
naberetse ifoto yawe bahita batekereza ko amaniga yawe nyine mumeze kimwe. None se unyihanganire kuba ntarakubwiye ko bari ababiologist nyine, niba ari abajangweri nta kundi. None se ibyo bintu tubihagarike ngo ari abajangweri? Okay, fine, but whatever happens on you. Ariko ibiraba byose umenye ko ari wowe biri ku mutwe. Sawa, ntarebe. Baba baramuhamagaye hanga. Tiroza bimeze bite? Did you guys ya manega yahageze se? Niba atari yahagera araje mu kanya. Namwe abakobwa turi kumwe mu kanya kabisa. Byaramubabaje. Timaniga bimeze bite? Muri tayari? Meze gute se? Birarenze bro, birarenze. Hey Alex. Meze bite Alex? Se kutajya uhinduka nta no guhindura imyenda. Because Alex is not Carl. Haza kakoro kajya kavuye ati impamvu nyine atahinduye Alex ahora ari Alex nyine. Tingaho muze dusohoke tujye kureba ibyaribyo. Barasohotse nico wabonye sheri bagiye kubinywera banza ka buruse kaje. I'm good. Bimeze bite? Wow, this place is so beautiful. Ewana hahantu hararenze ntabwo kuki tutahamenye kare hose. Ndabizi. Rose, bimeze bite ko mbona wakomeretse ku mpanga? Don't remind me. Wenyibutse ibyo bintu. Hari n'ababwiye yuko mu gitondo ndajya kuri banki nahuye n'umuniga w'umudage ansekuza urugi ku mutwe. None se uwo muntu yagusabye imbabazi? Yego yansabye imbabazi, ariko ibintu yakoze yaje kuri Metro Sky kaje kubikoza ngo nta karita ntaki. Just the elite, the creme de la creme of society. Exactly. None se the fool must not have known. You need at least a million. Metro Sky muzi yuko kugira ngo nibura umuntu afunguze yo konti agomba kuba afite miliyoni y'amadolari. Nibyo kuko nibyo. None se uwo muntu wagaragaraga nk'umukene yaba gute umukire? Which means he might be a rich person keeping. Ariko birashoboka yuko umuntu ashobora kugaragara nk'umukene afite amafaranga. He doesn't even own a card there. That fool must have just stumbled inside. Maybe he hari abantu nyine ngo baba basa nk'abakene ariko ngo bafite ifunguro da. Ariko ntabwo byumvikana uburyo yaba umukire nta ikarita ya banki afite. Well, let's see if he dares to show his face anywhere. Anyway, guys, let's just leave it, yeah? Reka dutegereze Suzana n'amanega. She should have been here by now. Check this. Ahubwo se ibe mwabibonye. Reka turebe. Reba amafoto ya Joe na Suzana. Oh my god. Look at. Ararenze. Reba nawe birarenze kabisa. So handsome. Ewana ararenze byatanje. Her boyfriend's a sports major. Yarambwiye ngo boyfriend we ni captain. Niba n'amanega yameze gutya uwa mbere ninjye ndahita mufatara abo wanjye kabisa. Mwabyumvise mwama ninja. Cyo bimeze bite mwama ninja bimeze bite? Hey guys, bimeze bite? Nimwicare. Hi, I'm Carl. And I'm bimeze bite? Nitwa Carl, nanjye nitwa Benny. Barabareba. Carl yicara iruhande ya Steri na Benny yicari iruhande ya Betty. Bakaraze pase, turebe pase hanga. Abakobwa bakibibona hangaha bahita begerana. Manega yabitekerejeho birabacanze. Bararebana ngo nabajangwe risha niko babavuze. So, why are there only two of your friends? None kubera iki muri abasore babiri kandi mubana muri batatu? Undi ari muri douche. Uwo muntu uri muri douche ngo Alex ihuze natwe joininga natwe. Wa mukobwa yasekuje urujya baramubonye.
dore ishazi barabyibutse ukuntu yamusekuje urugi. Hora ni safaje nk'ibisanzwe. Listen to full episodes of Insta Millionaire exclusively on the Pocket FM app. Click the link in the description to install the app now.